Reka nongere kukwifuriza ibihe byiza mukunzi wa Davis Entertainment aho waba uherereye hose haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Mbaniraho no kukwifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2024. Turagarutse rero n'amakuru yacu, n'amakuru y'imyidagaduro ndetse n'amakuru tugenda tubagezaho buri munsi haba ayo mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Amakuru yacu uyu munsi rero ndaza kukubwira byinshi ku musatsi w'umukorano The Ben yari yambaye mu bukwe bwe, ukaba uramenya byinshi rero kuri uyu umusatsi wiwe. Ndetse muri aya makuru ndaza kubwira ko habuze gato ngo igitaramo cya Zari gihagarare, ukaba rero uraza kumenya ibitaravuzwe ku rugendo rwa Zari aza hano muri Kigali. Ndetse muri aya makuru ndaza no kukubwira inkuru zigera kuri 5 z'amahano akomeye yakozwe n'ibyamamare zagarutsweho cyane muri uyu mwaka dusoje wa 2023. Amakuru arambuye rero ni mu kanya gato cyane. Reka amakuru yacu tuyahere kuri The Ben. Mu bukwe bwe rero bwabaye ku wa gatandatu tariki ya 23 Ukuboza 2023, The Ben yaserutse yakoresheje umusatsi w'umukorano ugurwa n'ufite ikofi itajegajega, dore ko rero ari n'umusatsi ukoreshwa umunsi umwe ugahita utagaciro. Ku itariki ya 23 Ukuboza 2023, umuhanzi Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben yakoze ubukwe n'umukunzi we Uwikeza Pamela wamenyekanye cyane mu marushanwa y'ubwiza cyangwa se Miss Rwanda mu mwaka wa 2019. Mu muhango wo gusezerana imbere y'Imana, The Ben yaserutse yambaye umusatsi w'umukorano bitandukanye n'umusatsi yarasanzwe afite. No musatsi rero wambarwa iyo umuntu agiye mu birori cyangwa se agiye gufata ifoto kugira ngo azabe ameze neza cyane. No musatsi rero wateje impaka ku mbuga nkoranyambaga, buri wese avuga uko abishaka, cyane ko nta makuru arambuye abantu benshi bari bafite kuri uwo musatsi, yewe bamwe bakawusebya kuko batazi agaciro kawo ndetse n'icyubahiro uyu musatsi ufite. Uyu musatsi ubusanzwe wambarwa n'abagabo, urimo rero ibyiciro byinshi bitandukanira mu ibara ry'umusatsi, imiterere yawo, ingano yawo ndetse n'agaciro k'umusatsi. Nubwo rero byaterwa naho wawushyirishirijeho, twagerageje kumenya agaciro k'uwo musatsi. Umusore rero umaze kuwukombe mu gutunganya imisatsi haba ku bagabo ndetse n'abagore wamune gukorera mu mujyi wa Kigali. Twamubajije agaciro uyu musatsi waba uhagaze mu gihe umuntu yaba agiye kuwushyirishaho muri salo ye, atubwira ko bigendera mu byiciro. Uwamuniga rero yabwiye itangazamakuru ko muri salo ye uwa make uba uhagaze amafaranga 50,000, hanyuma waba ushaka umusatsi mwiza kurushaho ukishyura agera ku 300,000. Iyi misatsi yombi rero ahitandukanira nuko uwa make biba bigaragara cyane ko ari umuterano gusa. Ku musatsi wa menshi ntabwo abantu bakunze kumenya niba koko ari umuterano cyangwa se ari karemano. Akimara gutangariza itangazamakuru aya makuru, nagize ngo nuko yanditse izina wenda akaba yahenda. Nkubita ijisho rero ku rubuga rw'Amazone rucururizaho ibintu bitandukanye, nsanga umusatsi w'abagabo babirabura uhagaze amadolari 250, ni ukuvuga akabakaba 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi cyo kumenya kuri uyu musatsi rero, bigaragara ko wambarwa n'ufite ikofi ijegajega, nuko nyine wambarwa rimwe gusa ukaba urangije akazi kawo. Akenshi rero wambarwa n'abantu bagiye mu birori cyangwa se abagiye gufata amafoto. Mu gushyira uyu musatsi rero ku mutwe ntabwo biba ngombwa ko buri gihe aba awambaye nk'ingofero, ahubwo uko amafaranga yongera niko barushaho gushyira ku mutwe ibimatira ku buryo umusatsi ufata cyane nta kibasha kuwukuraho kereka ari ubushake nyine by'uwawushizeho. The Ben rero siwe muhanzi wenyine waserutse yambaye imisatsi y'imiterano, kuko harimo n'ibyamamare nka Charles Sheen, John Crary, Robert Pattinson, Daniel Craig, Jude Law, John Travolta ni bamwe mu byamamare by'abagabo byagiye biseruka byambaye imisatsi y'imikorano. Nk'uko nari nabikubwiye, reka amakuru yacu tuyakomereze kuri Zari, aho habuze gato ngo igitaramo cye gihagarare. Byitezwe ko rero ku itariki ya 29 Ukuboza 2023, Zari the Boss Lady azaba ataramira i Kigali mu birori bizahuza abazaba bambaye imyeru. Byateguwe rero n'akabyiniro ka The Wave gaherereye i Remera. Uyu mugore rero ugiye gutaramana n'abanyakigali, igitaramo cye kigiye kuba
nta nkuru mu minsi rero ishize nibwo hamenyekanye amakuru y'uko yari amaze guhakanira aka kabyiniro kari kamutumiye nyuma y'uko yari yamaze kuba yahabwa amakuru y'uko katari ku rwego rwo kwakira ibirori bye. Amakuru yizewe rero dufite ahamya ko nyuma y'uko Zari The Boss Lady yamamaje igitaramo cye, bamwe mu bantu b'i Kigali bamuhamagaye bamubwira ko agiye gutaramira mu kabyiniro katari ku rwego rw'ibitaramo bye nyine bimaze kubaka izina rya All White Party. Uyu mugore rero nawe umutima ngo wahise umukomanga, atangira kubwira abayobozi b'akabyiniro kamutumiye ko bitakunda ko yitabira iki gitaramo nyuma y'amakuru yari yahawe. Icyo gihe rero Zari yangaga andi mazina y'utubyiniro tugezweho yifuza gukoreramo i Kigali. Icyo kora ubuyobozi bwa The Wave bumubera ibamba, ahubwo bumusaba ko niba bishaka yakohereza umujyanama we akabanza akakareba. Umujyanama wa Zari The Boss Lady rero wari umaze iminsi i Kigali yagize umwanya wo gusura ako kabyiniro ndetse areba ibirori bihabera mbere gato ya Noheli, yemeza ko nta gisibya iki gitaramo kizahabera. Mu bihe bitandukanye rero itangazamakuru ryifuje kuvugisha manager w'aka kabyiniro ukuriye inkuru, ariko ntibyoroha kuko atitabaga telefone ye igendanwa. Icyo kora rero amakuru ahari ahamya ko ibibazo byabanje kubaho byamaze kuvanwaho, ubu rero igitaramo kikaba ari icyo gitahiwe. Byitezwe ko rero Zari azataramira i Kigali kuri 29 Ukuboza 2023. Mu kwinjira mu birori bye rero bikazaba ari ibihumbi 25 ku bari kugura amatike mbere n'ibihumbi 35 ku bazagurira tike ku muryango. Ni igihe rero ameza y'abantu 4 azabagura ibihumbi 600 ukanwa icyo ushaka, naho ay'abantu 8 akagura miliyoni 1.5. No bwa mbere rero ibi birori by'abambaye umweru bya Zari The Boss Lady bigiye kubera mu Rwanda kuko byari bimenyerewe i Kampala ndetse rimwe na rimwe bikabera mu Bwongereza. Reka amakuru yacu tuyasoreze ku nkuru 5 z'amahano zagiye zikorwa n'ibyamamare zagarutsweho cyane muri uyu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa mbere rero hari gukora ibiteye isoni mu ruhame kwa Kanye West na Byinshi. Uyu Kanye West rero n'umugore we Byinshi baje ku rutonde rw'ibyamamare byakoze amahano mu mwaka wa 2023 kubera ko muri Kamena uyu mwaka hashyizwe hanze amafoto y'abashinjaga kuba barakoreye imibonano mpuzabitsina mu bwato muri Venice mu Butaliyani. Ku mwanya wa kabiri rero hari urukundo rwa Ariana Grande na Ethan Slate. Umunyamuziki rero Ariana Grande yatangaje ko ari mu rukundo rushya na Ethan Slate nyuma y'iminsi 3 gusa atandukanye n'uwahoze ari umugabo we Dalton Gomez, bashyira benshi mu rujijo. Ku mwanya wa gatatu hari umukino wa Sophia Turner na Joe Jonas. Muri Kanama rero abafana basigaye mu rungabangabo ubwo byagaragaye ko Sophia Turner na Joe Jonas bamaze gutandukana nyuma y'imyaka 4 bashakanye, ndetse gutandukana kwabo kukaza guteza ibindi bibazo nyuma y'uko rero batsegatanya. Umukinnyi wa filime Sophia yagiye kubana n'umukobwa we n'abakobwa be babiri bari i New York, hanyuma atangira kurega uwahoze ari umugabo we kumwima pasiporo z'abana be. Bombi rero bagiranye amasezerano yo kurerana abana by'agateganyo. Mu kwakira batangaza amatangazo bahuriyeho ko abana bazajya bamara igihe kingana mu ngo z'ababyeyi babo bombi muri Amerika ndetse no mu Bwongereza. Ku mwanya wa 4 hari akajagari mu rushako rwa Jada na Will Smith. Mu gihe benshi rero bamushinjaga ko yafungutse akavuga ibibazo by'urugo rwe ku mugaragaro, Jada Pinkett Smith yamenye amabanga yishura ko we n'umugabo we Will Smith bamaze imyaka 7 batandukanye. Kuva Jada na Will barushinga mu 1997, uyu mugore yakunze kumvikana avuga ku bibazo byo gutandukana n'ibindi urushako rwabo rwahuye nabyo mu biganiro bitandukanye. Ku mwanya wa 5 rero hari ibirego bya Russell Brand. Uyu Russell rero yabaye ikibazo mu iperereza rya polisi nyuma y'ibirego bitangajwe n'abagore barenga 4 muri Nzeri bashinja uyu munyarwenya kubafata ku ngufu, kubasambanya ku gahato no guhotera amarangamutima yabo hagati ya
2026 na 2013 na nyuma rero y'icyo gihe ibinyamakuru birimo BBC byagiye byandika abandi bagore baregaguye umunyarwenya kubasambanya ku gahato ndetse no kuba shimuta. Ruseri rero yashinjwe ibirego byinshi bijyanye no guhohotera igitsina gore. Reka rero wowe abanye natwe mu makuru yacu y'uyu munsi nkubwire ngo wakoze kubana natwe, nkubwira ko iyi ari Davis Entertainment aribwo bwa mbere wakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri munsi. Turabakunda cyane.